Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje. Njyewe amazina nitwa Urinzwenimana Faustin. Nkuhaye ikaze muri uyu mwanya gushakashaka inzimizi. Ntabwo Bibiliya iboshywe, ikwiriye kujyanwa ku rugo rwa buri muntu, kandi ukuri kuyirimo gukwiriye kugezwa ku mutimanama wa buri muntu. Igihe bazaba bamaze kwigishwa ukuri, hariho abantu benshi bazashakashaka mu byanditswe buri munsi kugira ngo barebe ko ibyo bigishijwe ko ari byo cyangwa ko atari byo, nk'uko ab'i Beruya babigenzaga. Yesu umucunguzi w'isi ntaduhwiturira abantu gusoma gusa, ahubwo anababwira gushakashaka cyangwa kurondora mu byanditswe. Uyu ni umurimo ukomeye kandi w'ingenzi, ndetse ni umurimo twahawe, kandi igihe tuzaba tuwukora tuzawungukiramo cyane kubera kumvira itegeko ry'umwami wa Yesu Kristo. Reka nkwifurize amahoro n'imigisha. Uwiteka aguhire kandi aguhe umugisha mu gihe uri gusoma kandi ugezaho abandi ubutumwa. Uwiteka azakubera byose.